ubu rero nk'uko mbonye amafaranga yo kwishyura umwana ishuri urajya ngo dusubireyo oya reka tuzabishakira undi munsi bayikize singiye gutaha nkambakamba rwose njye ndanyuzwe pe sibyo ese ubu ntabwo ndabigushimire nyine nkubwire ngo urakora inzira turazifunguye sajya nzuzi ko icyo nje gukora ukizi witeguye ibintu byose biri ku murongo nanjye nabyize ku murongo nushaka ujya umbwira ndari ariko reka turekera ntabwo waseka nka kabisa merci beaucoup wese ko wicaye aho ngaho papa mwiriwe mwiriwe nyine se kuba wicaye nka buri umeze utegereje abaturage ngo bakemurire ibibazo aha habaye mu biro kuva ryari papa ku ishuri banyirukanye bamaze ubundi se wagiye gukora iki ngo bamaze nyine se papa mu gitondo agiye ku ishuri no kubwira yuko nyine amafaranga ariko aya mafaranga mbure kuyahahisha mu rugo ngo murye ngo ngiye kuyatanga ku ishuri ako papa kuki utankunda maze icyumweru mubwira ikibazo cyane mubwira ko nyine amafaranga abandi bagiye gukora ibizamini nawe nzakora ibizamini hanyuma kugukunda no kuguhamenya imibare cyangwa amafaranga y'ishuri bihurira he nese wanjyana iki ku ishuri kuki wemeye ko njyayo nenya ko wakoresha njye nigeze kuza ku ishuri uzamarira iki uzamarira kuri mbabaruma amafaranga ndakwiye ariko ubundi ndaguha amafaranga y'iki si uguherekeza abandi hari icyo ndakugurayo nese merekeza siwerwa usibye nirirwa mu rugo nkora imirimo ubu uretse nkajya kwiga nk'abandi ntabwo ngiye natsinda nta mafaranga ubwire nyoko yaguhe mama se yakura he azagenda yabyinire cyangwa se ako papa reba ejo bundi wantumye amafaranga ndagenda yakuzanira ndabizi ko uyafite papa mbaruma amafaranga ndakwinjira nta mafaranga papa ufite amafaranga mfite ayo wazanye nayakoresheje ibindi hano mbagurira amazi ndishyura amashanyarazi nk'abahahira nk'abambika ayo mafaranga yose wumva nese papa ushatse ko avuga ko kwiga kwanjye nta kintu bivuze uriga ngo uzamarire haguruka papa ndakwinginze ivi haguruka papa bariya ndakwinginze mama urafukamira ngende padiri ariko se ibi ni ikintu uyu ko apfukamira ntakambaza kakaraje kipfukamishwa imbere yanjye se kakarambaza mwambwire papa kawe nyane bana n'imisi twanye n'umwana se so mushya ubundi wowe n'umwana mura mufite ikibazo murana mukaraza kanangira mu nzu ngo karashaka amafaranga yo kumara iki ariko se mubaze wavuga ubundi kwishyura abana minerivare ntabwo ari ishingiro wowe wabishyuriye nabishyuriye se ubu ngubu ndacyakora kuzi ko akazi kanjye nakoraga kandi muna se ubundi wowe wamugaye kuva ryari mbakubwire buke ibintu utabikemura mu mahoro ngereka ngo wishyure uyu mwana minerivare papa njye niba utanankunda ubimbwiye ubuyobozi bugomba kubigutegeka ubuyobozi bwa heza bwo mu ijuru wowe se uri munsi y'amategeko ubwire niba bavuze ngo buri mwana wese niyige nta mwana ugomba hari undi munani uzaba ese ubundi wowe wamuhaye amafaranga afite ariko aba yahe kuki utayafite se ninjye twaza kuki wowe nta mafaranga ufite ntuzi ariko ni uko papa bucya niki ntakoze niki ntagufashe kuba nagera muri uyu muryango nashakanye nawe nkora mpemba umushahara igihe kiragera akazi kanjye karahagarara ndacuruza urampombye wowe arewe warayazanaga hanyuma ufite aho yajyana nimara gushiba wongeye guhaha ntabwo ari jye wahahaga nari guhaha kutazagana ibikorwa byose ibintu byose wowe butike se butike ariko ubundi wayikoramo ndasakuza namwe mushakira minerivare nibura uceceke wishyura uyu mwana ntabwo ibintu ari nuko nkubaha ngiye ntukabone nkubaha ngo ugire ngo ntabwo amafaranga ari hariya nayafata nkayagura nawe ntabwo twinga rero bigerageza urare muri ribu bigerageza niba usa n'imira wajyanaye bigerageza kora ibeshye ese ubundi igihe nk'ubusaranye nkagukubita cyangwa uzi ko uhagaze ku maguru ane Imana yakoreye igitangaza pe
ukuntu twerukanaga kera Mana we Mana uburyo bwose byanyuzemo icyo mpfa nuko umwana wanjye atazongera kumwirukana ku ishuri wenda gutekereza indirimbo naririmba kugira ngo abantu bose bamenye ko nakoresheje ishuri ntabwo ari byo uri hano wayigize soza igitangaza Imana wayigize kandi ndi kuvuga ngo nshaka ingoma mvuze abaturanyi bamenye ko Imana yangiriye neza utambwiye ko uyu mafaranga y'ishuri mama yabonye mwana we nayo inkoko uzi intambara niwe rwana ku ishuri uzi intambara narwanye mana we habuze gato ngo banyirukane mbese nyine do ndagarukiye hano ndatangira ndatubura ngo niyo tubakaza hanze ndatubura habuze gato ngo ndagushimira amafaranga y'ishuri umva yego umuntu muri ushaka kikashi cyo yego urebe si ntagoye angahe urebe iki ntagoye angahe ko ari menshi wambaye yose Kari ibihumbi menshi. 10 basi nkaba nitwaza niyo Wewe nakandagira witonde. inyanya ma erega tuve ku ishuri duca mu isantere ushoka aya nagiye mafaranga n'azabandi bwe mumenya rubamba musi yatugurije cyaya musundi ma uzamwishyura uzamwishyura cyo ufashe yukuye kwishyura ishuri uzamwishyura amafaranga ukuye iby'amahumbi 10 byo gutembera iby'amakoko biveho babye kwishyura amafaranga y'ishuri ndaje niyo yarampangayikishije niyo yatumaga ndara ntasinziriye Musema, ibindi tujye uko twakariye ibishyimbo birahari umuceri urahari abo bantu bafite amafaranga nusukuta mu bwese wavuze ko inshuti yawe kuva kera niyo no kutugurira inkoko ibiryo byiza umuntu yakuha amafaranga yo kwishyura ishuri ry'umwana maze ukarenzaho ngo gura n'inkoko Musema, kuko wa mukobwa we bite ufite byawe ikibazo uzayishyura Mutwaro uzayishyura watekereza. ayo ukuye hema mubyihorere bindekera ibyo cyane yaguhaye se cyangwa ni ideni mana niba ari ideni uzifatanye kuyishyura ntayakura dore n'akazi dufite nakaraga televiziyo ese watuje cyajyangakije se amafaranga y'ishuri sawa ntiyabonetse nacecetse ubwo nayawe niba kugwakira shima imana ahubwo shima imana ko tubona amafaranga cyakoze imana ishimwe we gusohoka kwawe kwa buri mwanya kugabanuke nzongera kujya nyine ejo nzishyura ishuri no nzanicara ku ntebe ya mbere baze kwirukana abandi nanjye mva ndi kubaseka mwana wanjye sinajya nkubwira ngo imana igira amaboko ubonye ubu mu gihe twaherukaniraga mana cyumweru nzajya gusenga uzansiga tuzajya gusenga njyewe ntashima n'imana mbere y'abantu nkavuga ngo imana ishimwe kuko sinari mwiza cyane umuntu mwiza gutyo kuki imbere hose muteye mwarahuye nyuma y'ubuzima tumaze imyaka ducamo iyo muba mwarahuye na mbere hose nta baradufashije umuntu uguha ibihumbi 100 by'ubuntu karibu harakinguye Subiza ni wowe umange mezite so waje utanambwiye yamubwira se ubibonye usibye kuza ku ishuri uba uzi ko nawe uzakureba se ko wasibye babarira shamba naje ngeze ku gate bansubizayo umva nari nzi ko warwaye wenda gupfa ndabona uri muzima uzabe no kwirwaza uzi ko nzi ko warembye cyandi muzima pe ahubwo bya bibazo byanjye by'amafaranga nyine n'ubu ntibirakemuka ahubwo tumbwira ngo ufite ibibazo by'amafaranga reba inzanyo ukuntu imeze muri abakire ufite nyoko ufite iso njyewe ndaho ngaho ndi umandazi cyakoze n'ibyo ngibyo byavugwa n'abana nkatwe tagira ba dadi hora umwana wo kwa dadi uramufite none ngo wabuze amafaranga umwana wo kwa dadi na hano dutandukaniye ahubwo ushobora no gusanga ufite ubuzima bwiza kundusha shesheri papa wanjye yanyimye amafaranga kandi ayafite ndamwinginga ndatakamba ndarira mama aramfasha biranga kwima amafaranga yafite wenda sinzi niba afite ibindi ayakoresha gusa ngenzi ko amafaranga yafite nose yakoresha iki niba atayaguha ngo wishyure ishuri ngo hari ibindi by'ingenzi bitari ishuri tu nose ntabwo mwagiye kumureka ko se bamugani wajya kurega umubyeyi njyewe nkajya kurega papa wanjye ntabireka nkicara ese ubundi ubu ni njyewe waba wamagaritse kwiga ubu nyine wahisemo kureka ishuri jana berekeye imana na mama yambwiye ko nyine ubu agiye kumfasha sinzi tugiye gusenga nyine turebe aho bigana wari umeze ute se shameze neza uretse wenda ibyo bibazo byanyu mbabicanganye njye meze neza gusa amana ikamubwiza ukuri ntabwo nari nzi ko nyine abana bafite ababyeyi bombi babayeho buno buzima uzwi ubwo nari nzi ko muba mwishimye mutajya mubabara mutajya mugira ibibazo mva ngiye nyavuga ati mana yanjye isoko kuko iki nta papa nyine ngira nyine mba numva ibibazo byose mfite ngiye mfite papa wanjye byahita bikemuka
umva ushobora kuba ufite mama cyangwa ufite papa gusa ako kamfate nkaho ufite mama gusa akakubera papa akakubera mama niyo waba udafite abavandimwe mbese akakubera byose ukarutwa nanjye ubafite bose cyane abazongera kwifuza ibintu nk'ibyo kwifuza imigisha y'abandi gusa nyine ngenda mbona kugira ababyeyi bombi nyine ari umugisha n'amahirwe iyo nyine ubafite nyine bakakubera ababyeyi beza cyane papa ni umuntu mwiza nyine nuko wabajemo ako kantu ntabwo namuvuga nabi buriya hari impamvu rero nubwo mvuye ku ishuri mvuye ngeze mu rugo ntereka amakayi mpita ngenda ubu ngubu nyine ngiye kwa nyogokuru nuko nari nciye hano nyine banze menye impamvu utaje ku ishuri kwa nyogokuru usigaye ukunda kujyayo cyane ntabwo ari uko mbikunda ahubwo mama nyine aba ari kumbwira ngo ngeyo cyane wumve ngo buri weekend mama asigaye anyoherezayo ngo nyogokuru ngo ko ashaje ngo abakeneye ngo kuba ngo ari kumwe ngo n'umuntu ibintu nk'ibyo ngo we nta kintu wumvamo cyangwa ashaka kugira ngo asigaye yita kuri cya kigabo ariko uzi ko wasanga ari byo cyane buriya hari akantu nifuzaga ko twaganiraho ntubifate nko kwinjirira mu buzima gusa ni agatekerezo nagize biriya bintu byo gukurukana na Pasi ko mbona atari ibintu byiza ariko James kabiri kangahe ungira inama z'urugo rwanjye cyangwa se niba ibyo nkorera hanze yarwo urareba ugasanga ari umwanya mwiza wo kumbwira ibyo bintu kuko wakoze icyakuzanye tukanywa tugataha ibyo bya Pasi bija no gute ndakeka umwanya mwiza wo kubikubwira ari uyu nguyu kwa ko byiza buriya umuntu yafatirana amazi atararenga inkombe ntabwo ari uko ngurusha ubwenge cyangwa nguruta mu myaka gusa bibaho ko inshuti ishobora kuba yatana aba nagukebura nkuko nanjye nshobora kuba nakora amakosa ukaba wambwira ati ukaba wangira inama umva rero James nduze kumbihiriza inzoga icyanzanye aha ngaha ni ukunywa akabyeri kanjye mu mutuzo ntekanye amatiku mu ngo zanjye n'iziwanyu n'izahegina ntabwo ndimo kuyumva rwose wapi ariko ubundi ufite imyaka ingahe wowe wahangara umugabo nkanyu ukambwira ngo ugiye kungira inama njyana rega kukugira inama ntabwo bisaba yuko mba ndi mukuru cyane ahubwo wenda bisaba ko umuntu yashishoje akaba yagutanga kubona ikintu kandi si ukuguhangara ndakubaha pe ariko ubitekerejeho neza umuryango wawe urimo urawushyira mu bibazo nta bibazo ndi kuwushyiramo ikindi ushobora kuba warakunze Pasi nkaba ntabizi no uri ngaho uribeshye pe ahubwo nkunda wowe inshuti yanjye naho Pasi we rwose nta kintu mpanga nawe rero kuba ko ngukunda nkwifuriza ibyiza twabinyweye muri aka gacupa se tukarya n'akaburusheti twanze tukitahira ako gacupa nawe kaburusheti bizahoraho nugira ikibazo ariko hari igihe ushobora kuzisanga umuryango wawe wawubuze kandi ndabizi ko uzabaho nabi kurusha uko ngubu ubayeho sinzi neza ariko niko mbitekereze urebe James w'inshuti yanjye muri kamubwire buriya hari ibintu Imana iba yararemye wowe udashobora gutandukana Imana yaturemeye abagore twebwe abagabo ahubwo icyo dukora ni uguhitamo abagore beza kandi mu bagore beza Pasi arimo Pasi namureka gutesha iri buriya mugore usakuriye w'igitonore ujya ubona iriya nzobe yo kumuyaka buri yuko inzobe yaka n'umutima niko waka noneho hari izindi ngingo ntakubwira rero uzinjiyemo kuzihambura byakunanira cyane ibyo uvuga ni ukuri pe Pasi ni mwiza rwose ewana ruriya rubanza nanjye rwose rwatsinda ari ngewe ariko akenshi iyo umuntu ari inyuma y'ikibuga buriya bimworohera kubona amakosa kurusha wa muntu uri mu kibuga neza niyo mpamvu rero ibintu ugomba kubigendamo gake gake kubera ko isaha n'isaha ushobora kwisanga umugore wawe yabimenye waserera mu rugo urabizi ko ufite umwana nawe agatangira kugufata nabi nta rugero waba urimo uramuha nk'umubyeyi atangiye kubona utangiye kwiruka mu bandi abagore bagutera umwaka kuguma mu bagore benshi bagutera umwaka rwose ubuzima bwawe bugasubira hasi ukangirika ariko James urinda uvuga ngo abagore bantera umwaka abayisilamu ntabwo barongora bane batanu cyangwa batandatu uzi ko ari byo shoza ubwenge uzi ko ngiye ibyo ngibyo mba ntanabitekereje
kwa Gishakenge ubu mama akakuvana mu rugo akavuga ngo njya kwa nyogokuru ubu sura umwana kujya ubwo sura yewe ndabitekeye si ukira kigabo cyazabuza mama we bibazeho n'ikimubabaza murara mufitiye ubu se mama we n'umwana mama yagiye gufata umwanzuro se wo kumwakira mu buzima bwe wo kumuha umwanya ayobewe ingaruka cyangwa ibintu byamubaho cyane ko nta n'ikintu bishobora kumubaho gusa shareka mubwire nukure twitaho ibyo kurya ibyo kwambara uko usigaye mbona nyine niwe mbikesha asigaye aza mu rugo mbese nyine yaduhindura ubuzima niyo mama yaramuvanye sinabizi pe iratwitaho ufite papa wowe shaka uko yakora kose n'ubundi nabona imerewe kumwita papa ntacyo byahindura ntabwo undi nyine akumva mbitekereje ko nanjye nkabiruga impamvu mama buri wikendi jya gusura umukecuru nyogokuru wawe nagashaka kuba wenyine yamaze kumwayoberwa impuhwe mama amugiriye aka kanya mbere atarazigiraga ntabwo nyine nzajya njye kwirirwa ishano ndahanga shaho haba hari irungu ntabwo nakubona yakujyayo wajyayo ahubwo nyine nk'umugihe hari igihe wenda ntabwo wajyayo buri wikendi ahubwo nkaho wumvishwe udashaka kujyayo nka wikendi imwe wagize twaba twibereye hano wapi ntabwo nazi uzi mama ukuntu wowe mama ahangana umva ni ukwita amagara nyogokuru kumva ko nahageze mama wasanga banshyizeho na kamera zankurikiranye wapi pe ntajya nta kantu kawe uba wagiye hehe bityo ya nzanemera njyeyo nyine ndyame nyine atumubyihanganira ahubwo ntabwo ninda hano ndagiye ahubwo nyine ibibazo byawe nubwo twabyirengagije birababaje ngiye kugenda nabitekerezaho ntabwo nzibo nagufasha iki gusa rero icyo ngufashe nagufasha ibintu berekeze mbabarira nizanye naho ngwino mwerekeze ngwino kugeza ku gipangu bitwaye iki ndetse mfata moto barugirega mu bintu tuzahindura nabwo rurimo utubundi duhindura ibintu byose hagasigaranye inzira zisakuriza abantu kwa muganga ugiye guhindura ahubwo nkaba mbona uko ubise mutashye ngiye ku muhanda gatoya ntabwo ninda ndahita nza ahubwo ma rero inkuru nayo ngiye kukubwira z'inshuti yanjye Divine nubwo twiririra tujye dushima Imana wenda nibe natwe ubuzima tubayemo twabonye umuntu udufasha nta kibazo we mazi impamvu mbikubwiye se uzi ko yanshuti yanjye muri Divine papa we yarabatereranye yanze kumwishyura minervare ubu Divine amaze iminsi ataza ku ishuri kugeza n'isaha nta kintu na kimwe papa wabo bafasha n'imyenda yambara n'urukweto kamambirira yo mu rugo byose ni mama wamugurira mama wakora iki kora iki se nyine kari ugupfundika inshuti yanjye irambabaje nayo ikintu kingana n'agahinda ni uko nari ikintu na kimwe twamufasha uzi kugira umuntu akubwira ibintu udafite n'icyo yabikoraho ntatekereza ko natwe tutorohewe wenda twe nuko Imana yashyizeho imiyaga natwe twamufasha turifashije akora abagabo b'ibisimba igihe hari abagabo ndebe nkavuga nk'abangaba barutwa n'abapfuye ahari cyangwa birababaje no kubona abantu bagenda nawe undi bikoreye imitwaro myinshi pe rwose kuko abagabo muri iyi minsi babaye bati umunanirwa kwita ku mwana yabyaye koko bahise mama w'uwo mwana wakora iki cyangwa nta kintu ngewe nzakora nibura nawe arapfundikanya kandi baze ko nawe ari umwana akaba nyine yarananiwe kuzuza inshingano papa hari ibintu abagabo bakina nabyo ntabwo abazi ko uriya mwana bagira kuriya bazakura shama najyaga nshegera kugira papa nyine mvuga ngo Divine nimba nawe afite papa wari kubaka akanya ndimo ndagenda biyicira ko naba nawe wenda hamagara papa use mwana wanjye ariko abantu barutwa n'abapfuye baba barapfuye bahagaze ubuzima kugira ngo uhamagare papa nta kintu na kimwe ibaze kugira ngo umubyeyi wawe wakubyaye yanga kukwishyura amafaranga y'ishuri kandi ni ukuri wabo ni abakire nyine ugeze mu nzu yabo ni abakire bafite ibintu mu gipangu nyine utubona ko ari abakire ese nakwibona Divine yaje hano ko asa n'umwana wo mu bakire wowe sinakubona ko aba yambaye neza ubwo ntabwo uriya sitire afite ko ziba zihenze amasakoshi nyine n'umwana wo mu bakire bigaragara ariko mba ni abakire nyine ariko papa we ntabwo abitayeho ni abakire ku isura ubwo n'ibyanga ishuri azarivamo soma uzi noneho ukuntu ari umuhanga ngiye ni ukuri niyo nicaye mu ishuri Divine atarimo mba mpangayitse none wamufashe iki twe turifashije tumufashe iki uretse kubivuga gutya gusa
tumufashe Kuntera iki agahinda tumuhe kuba- iki kuba yambwira agahinda ke akambwira ibibazo bye ntafite ikintu jya namufasha umubwira ngo ntazajya bikubwira jya umubwira uti jya wihangana umunsi bucya havaho umwe kandi iyo uvuyemo nk'umuntu aba ari gukura azakura aba inkumi isi atamwigishije ashobora kuzayigisha mu bihe biri imbere kandi natanayiga azabaho yewe wavuga biriya vuga kira bugake ma ngiye ku muhanda gato ndahita ngiye ku muhanda ntabwo ndi Genda, butinde genda. oya ntabwo nkunda nawe mabuno urayaziritse uragiye sima wanjye reka gukara iki sinambaye ipantaro amabuni kuyaho rero buriya bucyana baravuga ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva ntabwo ngututse pe gusa buriya ni uko utari washishoza neza hari amakuru mfite avuga ko uriya mugore yanduye ndavuga Pasi yanduye iki aha yanduye ibicurane by'inkoko aha yanduye ubushita bw'inkende yego yanduye covid yanduye iki hari umugore w'inshuti ye nigeze kumva avuga yuko buriya Pasi arwaye sida